none se Beritara ibintu ndi kumva ni ibiki ko ndi kumva ntangiye kugira ubwoba ngeze hano ngandi kwiyemera ariko nangiye guca makeya wagerageje ukambwira wajya kuvuga si icyo utarabona buriya ibyiza biri imbere wetegereza gusa aho ubundi ibyo uri kwivugisha biraza mu kanya bisobanuke bigucange. Berita rwose tubwizanye ukuri nk'inshuti ndetse n'abavandimwe buriya ibintu biri kubera muri iri shyamba ni inzozi cyangwa ni ukuri? Oya nta by'inshuti komeza wigagaze nk'uko wari uri kwigira ubundi turebe ubugabo bw'abantu bushingiye dore uko areba. Ubundi se wagize ngo ubugabo utihagazeho ubwo aba ari ubugabo? Reka nanjye nyine nari ndi kwihagararaho kugira ngo utaza kuritisha. Yewe nari gucishijemo kare ibyo uraza kuvuga byose ntacyo biri bumbwire aho ubundi nangiye kukumenya. Ngaho ubwo umaze kumenya uburyo meze nyine ngaho mbwira uburyo hano mu ishyamba byitwaye najemo gusanga wahananze habaye icyo ubundi muri make. Umva ibyabaye hano ngaha ni ibanga ntabwo umuntu wese yemerewe kubivugana n'umuntu wese wemerewe kubimenya. Ubimenya ari uko byakugiyemo bikurimo imbere akaba ibyo bikugotorora. Nanjye rero sinshobora kubivuga ko bita bimumba umuntu. Okay, none se biri hehe? Bikurimo mu nda mo imbere, biri mu mutwe, biri mu kiganza, biri mu rutugu? Mbwira ahantu biherereye mbe nagufasha kubishaka kugira ngo tubikuremo amakuru. Ahantu biri bindimo imbere muri njyewe. Niba ufite ubushobozi bwo kuba wasatura ukanjyamo imbere rero ukabisohoramo cyangwa ukabibaza amakuru ushaka nibyo ntamenya, ni wowe urabimenya. Mva sha uzabuze twe ntabwo tujya tudisikitana sekibi mu minota itatu njye naba mugusohoyemo ku buryo yagenda adakoze ibirenge hasi. None si ibyo ni ibiki bitangiye kukwayukira mu nda bishaka gusohoka se ngo bize bisange cyangwa? Oya ntabwo ari ibyo ahubwo ngabiye barakuramutsa.